turabashuje mwese mudukurikiye twifuza amahoro y'Imana mbese mumeze muti aho muri hatandukanye amajyepfo amajyaruguru burasirazuba burengerazuba mwese tubateka jambo okay aho mutubona ngira ngo amaze kubona abantu turi kumwe nabo tubagwe gitumo kuri tere aho bibera tubonye imvune ababyeyi bahora nazo turavuga ati twagenda gutyo tubasabye akanya gato k'iminota mike byibuze ngo tuganire nabo mukibabona mwese mubibwira channel nta yindi ni Umurinzi Empire niho muzi bano babyeyi turabakiriye ku Murinzi Empire ariyo channel yanyu uratangiye twibwira amazina yawe uko ukina witwa kuba takuzi ndumva ibyo nta bintu bikomeye cyane ndabasuhuje abafana bacu mwese yambu jewe nitwa Muteteri Marie Claire nyina ndi umuzunguzayi. Yes, iruhande rwanjye murakoze amazina nitwa Tuyishime Evangeline hano nyina ndi mama Chris. Mama Chris, merci. Wowe ibyo bwanjye nakoze cyane mufate peace bafana bacu nanjye nifanyira Nzeyimana Cynthia umuzunguzayi ni Sondiata. Tugiye tukubona Sondi. Okay, now Komani ndabona Angelique nkaba nkina nitwa Anita. Muri make nahindura izina witwa Anita. Yego. Okay, murakoze cyane. Noneho iruhande rwa Anita hari umufana wabo akataraboneka ubwe aremera gatega akaza kureba ngo ise ko mbakunda ubundi byanye biba bite bigenda bite ubwe yambwiye ati gendemera nkaza kugira ngo byibuze bino nabikora gute nawe tubwiye izina ryawe. Nakoze nitwa Munezero Joyce. Munezero Joyce. Munezero Joyce icano yikunda cyane sawa tugoye class wowe ndabibwira mama yawe ni Chris umuzunguzayi. uyu amwita Chris mu buzima busanzwe ntabwo ni nawe mitamera aho mbaza ibibazo kugira ngo twihutishe uburyo yagitingamo Chris uburyo yagitingamo abantu baragukunze cyane ese twakuntu yagitinga wigize nk'umwana sinavangukira utazi wenda buri kimwe cyose mama bira bintu Chris ubikora gute bishobozwa n'icyo tubona mu buzima busanzwe uri umusore umusirimu nta n'umuntu abigukekera rwose ya bintu ubikura nyine ni ibintu byanjye ni ibintu bindimo kandi nkora nkunze mbere na mbere ba Maseni mba ngomba kuba umukarakta wawo wo kubamara. Yego niba bambwiye gukina ndi umwana ari nawe murabibona afite ubwanwa ariko ngomba kubikora kandi nkabikora bindimo impano ihuye n'ubushake birakunda. none kuri akuntu wagitingamo ko tubona wagitinga nkumeze nk'umwana nyine mu bakire bari hejuru ndetse cyane utazi icyatsi n'uro usa nkaho mbega bigaragare ko nta kintu kimuzi niko gutwitwa wagitinga umwanditsi niko yanyandikiye kandi mba ngomba kubikora nk'uko yabinsabye. ubu bamwita Chris cyangwa mwagiye mukurikirana amaruro ko agiye atambuka mwagiye mubona uburyo akinamo umwanditsi nibyo yamusabye ese mubona n'umukinnyi koko muri comment hasi mutubwire ati Chris yongeremo iki Chris ameze gutya Chris ni umukinnyi mbese iyo mumureba baraza kutubwira naho bagiye bakora zino mpano ariko tugende tubaza buri mukinnyi ku mukinnyi nuko yagitingamo n'uburyo abikoramo. Watuye ngo witwa nitwa Manirabona Angelique. tubona urukundo rwishi mu buzima busanzwe uri umudamu cyangwa umukobwa Ndi umudamu w'abana babiri. none urukundo n'inama twabonye ugenda ugira bari abantu ese mu buzima busanzwe koko ububaha umugabo wawe mu buryo bumeze kuriya cyangwa ubikora ko umwanditsi yabikwandikiye cyangwa se ubikora ko gusaba kwe ngo ni kamera mu buzima busanzwe ubundi ugira urukundo cyane ngiye kumva ngomba kubaha umugabo wanjye kuko ni umugabo nyine umutware w'urugo nk'umunyarwandakazi rero ibyo ni ibisanzwe abantu bose barabizi abanyarwandakazi si ibyo dutegekwa ahubwo ni ibiturimo keretse uwigeze nabi wasanga uraramo imonje oya nibyo ntiyabikora bakora kose cyane nawe turagushimiye reka noneho tugiye kuri Sondiata tumuri batubona ari umukozi wo kwa Chris Makisi agukore kuri yakuntu wisha gute bugufiya ufite imbaraga mwarwana ese nawe niko bagutitse ngo witware kuriya ya
biba byanditse muri sene baba bampaye ariko nyine ubundi iyo ufite impano kandi nyine ukaba wumva impano ko ugomba kuyizamura ikakugeza kure na kwa kundi nyine ukora ikintu kikurimo unagikunze nanjye niyo mpamvu nyine mvuga niba bampaye kureka ko mama Kirisi akantuka nkaceceka nkatuza ari mabuja wanjye nuko nyine ngomba kubikora kuko mba ndi gutanga n'urugero no ku bandi hari nk'umuntu nyine mu buzima busanzwe aba ari umukozi mabuja wiwe yagira yamubwira ikintu bitewe na filime wenda yarebye ugasanga bitwaye nk'uko yayirebye ibindi bintu tuba dukina haba harimo no gutambutsa ubutumwa kugira ngo nyine abadukurikirana bagende bigiramo amasomo atandukanye. Mu buzima busanzwe tuboneze nk'umukobwa utavugirwamo iyo tubona utavugirwamo sinzi uburyo umujinya wawe ukontoramo amakiriza gukora biriya kandi mwagaterurana rwose mukanatundana pe buriya gukina yawe ntabwo kugora oya ntabwo bingora kubera ko nyine ni ikintu mba nishyizemo ko ngomba gukora ntabwo biba bingoye. Nsaba urakoze cyane noneho twagiye kuri Kibamba Kirisi mwagiye mubona muri iyi filime yitwa ngo Umuzunguzayi we arakubita mu cyico mama Kirisi turakwakire nawe. Murakoze cyane mama Kirisi ndatangiye nkubaza ikibazo cya mbere nkubaza nti ese ari amahano ujya koko mu buzima busanzwe ko bajya muri undi amahano urayagira cyangwa ni ibintu nawe bakwandikiye? oya mu buzima busanzwe abantu tuziranye mwandike muri comment mwandike abavuga ko utagira amahane ndava ko wahaye gusa abantu tuziranye mwandike muri comment oya ugira amahane biragaragara mu buzima busanzwe nge nta mahane ngira nta nubwo nzi kuvuga nabi biriya bintu umwanditsi nyine arandika yego nyine akakubwira ukuntu ugomba kwitwara ukabigenderaho rero ariya mahane narayize ego niza amahane buriya umwanya wo gushimira ni wagera urajya kuma kanya nshimira abantu banyigishije amahane yego banyigishije kuvuga nabi gutongana ndabyiga kabisa umba numva mbifiringa. Ese buriya iri gutongana kuriya urwana kuriya nabonye ukuntu wanigaga witwa ngo ni shangazi wa Kirisi nabonye ukuntu wamurize uramurega cyane ku buryo giye nabibonye ndi mu modoka ahantu neza njya muri ibintu biraho kuko byarayifu. Ese kuri akumva munigaga nabyo ni ibintu wize cyangwa n'amahane nayo bahise yongeramo kuko wanabyiza ukatubundigira kimwe? Oya ni ibintu banyigishije kubera ko nyine ugomba kubikora byanyabyo. Yego aha noneho byashyiraho n'imbaraga ndaniga nyine nkakubita nkica ariko nk'abantu nta mahane ngira mu buzima busanzwe ni umwanditsi uba wabyanditse akambwira ngo vuga nabi rwana ariko no kuvuga neza nabyo ntabwo uciye mu ijambo ubuzi neza ko iriya role yawe irarure ukina. Ese uzi ko wenda hari abantu ifasha wowe ubwawe uzi ko hari abantu ifasha ngo uzi ko wenda wowe nk'iyo ugenda wakinka kuri bumva ntacyo umutima bagushinze bumva ko wakoze akazi cyangwa bumva ko wahemutse? Ngumva numva ko nakoze akazi kuko hari abagore bameze kuriya hari abagore bameze kuriya mw'abagore mumeze nka mama Kirisi mworohemo. Nese kuri wanigaga shangazi wa Kirisi bivuze ngo se abagore no banega babo burushite gutanga message imeze gute? Hari abagore namwe muri iyi nyine ubwo nyine uko izarangira muzabibona abantu muzi ko mugira amahana ameze kuri iyi nkayange ukaba udashobora korohera muramukazi wawe ukaba udashobora korohera umukozi ukaba udashobora korohera umuntu waza mu rugo duhindure. hari ahantu hubwiye ngo ubundi we ngumeze nkaho dusangiye umugabo noneho kigene mundayireba ndibaza ntese musangiye umugabo muti kandi noneho avukana n'umugabo wawe none se bituma rero ashyari rizamuka ko mu buzima busanzwe bintu bibaho? abaramukazi babi n'abagore babi hari igihe baba ari abakeba n'ubundi mu bisanzwe ariko iyo wagize ku gataro biriya bintu bikora gute kugira ngo uhite uhindura neza face uhindure buri kimwe cyose uko ngo uruvu neza ubikora ute? niba usanzwe uri umukire ugomba gukina uri umuzunguzayi abanzi nambara neza pe mfite imyenda myiza nambara neza makiyaje hafi aho nzi no kwikora undi umugore uzi kwikoraho ariko kubera iriya role nagombaga kwisanisha nk'umunyagataro nkambara kuno nyine filime n'ubuzima busanzwe tuba dukina umuntu. None iriya role weho uri gukina uri kwigisha
uri gutanga message imeze ite? Message ndi gutanga muri iyi filimi umuzunguzayi. Yego. Urabona umuzunguzayi bundi iyi filimi ishingiye ku bagore babiri. Umugore w'umukene n'umugore w'umukire. Yego. Iyi nyigisho irimo ishingiyemo nkanjye umuzunguzayi ndigisha abagore b'abakene b'abazunguzayi ko kuba waba mu buzima bubi ugaca hirya hino ukaba mu buzima bubi ugahura n'ingorane mwabonye ko bamfunze banjyanye ntago bivuze ko ari kuri abizaguma. Bivuze ko uca mu buzima bubi ukihiringa ukagira gute ariko nyuma bikazahinduka. Abantu benshi bajya banyandikira ati turashaka ko ari wowe uzasimbura mama Chris ukajya muri ruriya rugo noneho mama Chris ngo akikora agataro. Oya ntabwo ariko bizaba. Kwikora agataro Chris nuko rwana se mama Chris ikintu yigisha abagore, hari abagore bigira ingare mu ngo zabo kumva ko umugabo ntacyo avuze, ukaba ufite urugo rwiza ufite ubutunzi ufite umugabo ariko ukumva ko umugabo nta kintu avuze. Hari abagore bameze gutyo. Noneho wigenda ndacyakubwira. Noneho mama Chris urumva ni umugore w'umukire utazi agaciro k'urugo rwe. Njyewe ndi umugore w'umukene w'inkubiswe. Rero turashaka yuko muduhanga amaso mugafata isomo kuri mama Chris mugafata isomo no kumuzunguzayi. Ni amatsiko mbateye, simbabwiye uko izarangira, simbabwiye ibiri imbere, mwebwe mudutege amaso kandi mudusharinge mujye mukora na subscribe. Mubikore basabye twabonye imvune bavunika hanga n'ukuri mubafashe pe mubashire ko babasabye final uko bizagenda. Urumva abafana banyu bari kwifuza yuko mama Chris imyitwarire yiwe nawe yaza twara agataro akumva imvune zako. Yego. Ntabwo ari ngombwa. Ntabwo ari ngombwa ngo mbivuge uko bizagenda. Gusa bategereze. Tubafitiye byinshi kandi byiza. Murakoze cyane. Noneho kugira ngo kuko turebe ko aba mama niyo abandi tubona. Ese koko kutubona abasirimu ari amagambo avuga ni abatukamo cyangwa abatubeshye. Ngiyewe nk'umunyamakuru najya mbasaba akantu kamwe wenda amasegonda 30 gusa. Mama Chris twirika mama Chris va mu izina rya Tuyishimire Evangeline twavuze niyo mazina yawe. Turashaka ngo iyambure Tuyishimire Evangeline newe uyambure Claire ube muzunguzayi nawe ba papa mama Chris bundi mutoye kantu gato turebe nk'amasegonda 30. Nta kibazo. Yego mudetebe rwose ko bimeze kuri tele bimeze biti katwigira amaso mudagasho tubahesho kugira ngo n'abakunzi bacu kugira ngo nabo aho bari bamenye ngo si ibindi bintu kuko nibo tuba tubona bamenye ngo ibintu bikora gute bica mu zinzira rwose ni muduhe makano turebe uko wamutindeye kuki winjira hano utakomanze. Mawuja wari wambwiye ngo wicaye muri salo harakinguye ku buryo winjira n'akajagari hano kaza wirirwa wicara mu ntebe zanjye. Mawuja nsabye imbabazi. Ntabwo mwabaye muti. Sohokera mu ntebe ugende kandi ntuzongere kurenza akaguru hano. Ujye ugenda ujye mu gikari ukora ibyo ukora. Sinzongera kukubona muri izi ntebe. Urimo uranyumva neza? Mawuja ntabwo nzongera. Nagira ngo ntabwo mwumva. Hakubundi ayo matwi yanyu busu ibyo navuze byose ni wabyumvisha. Araji abasinesha bakinyi batatu umwe mama Chris undi ari umuzunguzayi. None ubundi turi kubona chano yanyu umurinzi Empire. Ubundi umurinzi Empire ndashaka umuntu umwe adusobanuriye ni chani mezite ubundi chani kurite ubundi yashinzwe nande yashinzwe ite ubundi muri fuza iki. Turashaka umuntu umwe amaze tubwire ngo azatubwire mbega uburyo yashinzwemo yabonetse iti tubwire. Chano umurinzi Empire. Yego. Bakunzi bacu abafana bacu mudukurikira twebwe hano turi team mudusapotinge kugira ngo impano zacu zizamuke. Twanze gukomeza gutegereza guhamagarwa
tutazi igihe tuzahamagarirwa. Turavuga ngo natwe se ntabwo byakunda ngo twishyire hamwe dufungure cano ubundi dukorereho. Nuko nguko Umurinzi Empire yabonetse. Ni timu Umurinzi Empire. Murakoze cyane. Ni timu Umurinzi Empire. Muri mu gihe Kigali biragoye. Ubundi mwabonanye muti no muryango cyangwa tubwire wowe? Ndabanza nshimira abarimu bacu kuko twahuriye iwacu kwishiga. Ndabanza nshimire Mama Nick, nshimire Mama Niyor, nshimire Chris, nshimire na Kaboy. Abantu ibi mureba abo nibo barimu bacu. Ibi dukora imijinya guteta nta miteta tuba dufite i Kigali nk'abantu. Tubikora nyine mu buryo bw'akazi no kugira ngo murebe ukuntu umuntu yahinduka n'ubuzima. Rero mbere na mbere shimira abo bantu, aho niho twahuriye. Ibi mutwereka hano ibi tubona ariko sinubwo mitubona tuna ku macano agiye atandukanye hamwe namwe gusa twashite gusura ingi ko tuzamukorera. None ibi mukora ngaha mufite mu gukora mufite amashuri mu byigamo cyane rwose. Dufite ishuri riri Nyamirambo. Yego Imana igumurisha cyane. Nawe tugarutseho yego tubona uyu madamu Bisaba cyane. Ubundi tubwire imibanire yawe na Bisaba. Ubundi we na Bisaba sibyo kubona gusa mwarahuriye muri bore babandikiye. Ubundi mu buzima gusa Bisaba mukunda? Ndamukunda nyine kuko ni umugabo wanjye tukina muri filime. Yego. Inyuma rero ya kamera usanzwe nyine nk'abandi bose. Ni ukuvuga ngo iyo cameraman avuze ngo action muri kwa Bisaba icyo gihe wowe ubwawe uhita uba mu gukora Bisaba nawe akaba umugabo wawe. Ariko iyo birangiye umwagiwe undakagiwe. Yego. Imana igumurisha cyane. Sonde kwaje tubona muri comment bandika ngo Sundi bakuvuga ibintu byinshi warikuye ese akazina wakabonye uti muri comment gakora abantu ku mitima nkunda gusoma cyane. Iryo zina ni birebire ariko ntabwo ari birebire cyane. Yego. Umuntu witwa Fisi na Sharifu sinzi ukuntu nyine bicaye baritekerezaho bahita barengitana umva nanjye ndarikunze. Numva nyine iryo zina ngomba no kuzarizamukiraho. Cyangwa no wende igisura cyawe bakibonye wenda bakabona gisa nk'abantu muri mari cyangwa iyo hasi wenda hari. Ntabwo mbizi nyine ukuntu babitekereje wenda ubwo babonye abantu dufite isura bisa. Barangije ubwo ngubwo babona ko bagomba kurinyita. Nawe ntiwajya. Hari kuko buri gihugu hari ukuntu bagira amazina yabo. Ubwo wasanga hari umuntu uriyo wenda dusa bakaba barabonye. Hari ngombwa kurinyita. Okay. Ndumva ntawe ufundikiranye ijambo rwose reka mbisabire inshuti zacu bavande nimba wumva koko nta mutima ugucira urubanza nimba nta mukusha ufite ku mutima wawe bakorere subscribe basharingire ntacyo byagutwara nta na mega yawe yewe imara bibakorera ibyo bintu bazamuka n'abandi bose bagiye bazamuka bibagoye ariko nzi neza ko ikizagera bazazamuka ariko tubafashijemo twebwe ubwacu twe tubareba ko bakurikiye nimba wenda hari umwagiteri hano yakongeraho kubyo nari mvuze umwanya n'uwanyu dusoza ikiganiro haba kumva icyo ushaka kubwira abafana kuko mukorera hano mbona muri kuri tele ariko bihita bigenda bikagera ahantu mwebwe mutashaka kumwageza iki amaguru yanyu abakurikira ni benshi abareba ni benshi none murabifuza hiki ese uwashaka kugira icyo bafasha haba ibitekerezo kubavugisha buriya haraba nta muntu n'umwe utagira mukuru we buri wese agira mukuru we ese uwabasha kugira icyo abashaka kuba bateramo inkunga mu biganiro ese mu bufasha ese no mu bindi ubundi yabona ati murakoze abantu mudukurikiye turabasaba ngo muturebe mudukunde mukora share subscribe na comment zanyu turazisoma rero mufite igitekerezo cyangwa inyunganizi inama mutwandikire muri comment mutubwire ngo mukore gutya mutubwire ngo mugire gutya
rwose ibitekerezo byanyu kuri twebwe ni inyamibwa kandi pe turabakunda, turi hano ku bwanyu, mbese nta kintu muzatuburana. Murakoze cyane. nabumye mvuga imvune iba muri bintu ariko nuko ndarige nayibonye. Ese mwatubwira nk'imvune muhura nayo mu bintu muri iyi sinema nyarwanda yanyu murimo, tubwire nk'imvune muhura nayo kugira ngo wenda buri wese ahari yumve uburyo muvunikamo. Mama tubwire ese ibintu bikora gute, byakuvunye bingana iki, bikugora bingana iki, kugira ngo n'umuntu namenye ngo ndakuri na Sabo ariko byibuza azi ngo imvune wahuye nayo imeze ite. Imvune mpura nayo sinavuga ko ari imvune kuko tubikora tubikunze. Yego. Impamvu atari imvune, tuba tugize Imana n'ibyo dukora tuvunitse tuvuga ngo ni imvune, tuba tugize Imana izo mvune zacu zikabyara umusaruro. Nk'iyo tuje hano muri shuti tukabona turashutinze amahoro, tukabona dusubiye mu macumbi yacu amahoro, tukabona ibyo dukinnye birakunzwe birarebwa, ntabwo rero nabyita imvune. Nanjye ndi umumama, ni nanjye wandika iyi filimi. Yego. Uburyo mbigenza ndabanza nkuzuza inshingano zo mu rugo, narangiza ubwo iyo nzirangije ndicara nkafata ikaramu nkandika. Kuba nandika rero nk'igitekerezo nkakibagezaho namwe mukayibona mukayikunda, nkabaha role mukazifiringa mukazikora neza. Nka Mama Chris tumuziho nk'umumama w'inyangamugayo utagira amahane. Rero iyo yiyambuye we wa nyawe akajya mu isura nk'umwanditsi nshaka kandi akayikina nk'uko nshaka, ibyo bintu biranshimisha cyane. Mpita numva ko ntavunitse, ahubwo ibyo nashakaga ko bigezweho, za mvune nagize mpita nzibagirwa, nkumva binkoze ku mutima. Ese amakiri urasenga ugira idini usenga? Murakoze, ndasenga, ndi umukristo, ndi n'umuririmbyi, yego, ndi n'umudiyakoni. Oyazi. Yego. Nsengera muri Angilikani. None niba usenga urumva diyakoni uri muririmbyi, nk'ari musenga nk'abonye abakozi bari nka kuriya watunganya. Bamwe bona bati tugenda nta kuntu badafite za smartphone cyangwa se n'amateleviziyo barazireba. Iyo wabibonye ntabwo wakwishisha kuvuga ati wa muntu hari yarahindutse. Babibona bati ntabwo mbizi uko babibona, ariko kano ni akazi. Ngewe hano naje mu kazi, rero ahangaha mba ndi mu kazi, namara gusohoka Mama Chris musigaha nkahita afata inshingano zanjye nyine yego. Kandi iyo turi ahangaha ntabwo dutagakiza. Oya, ntabwo dutagakiza. Ibi ngibi ni ibintu umwanditsi aba yanditse tugakora. Nyose ushaka kutubwira ko n'undi uri kubwiriza se, no kwigisha abantu se? Yego, ahubwo ubu nibwo nazamutse monera mu kubwiriza, kuko niba narabwirizaga ahantu hato mu rusengero nkaririmba nkagirane, ariko ubu ndi kubwiriza isi yose. Kandi icyo nzi cyo hari abantu bazahinduka. Of course, merci sana. Chris, mbere na mbere ndabanza nshimira abantu tubana, abantu batwereka ko turi kumwe buri munsi. Ndabashimira kandi mbikuye ku mutima, ndabakunda. Buriya ni ibitwereka ko ibikorwa dukora babikunda, ko baba bakeneye kumenya umunsi ku munsi. Bariya ni abadukurikirana, ndabashimiye. Ikindi nabasaba uko badukurikirana nabo badufashe, bajye badushyirira kuri stati zabo, badushayiringire, bakore subscribe, bakore share, bandike muri comment, like, uko nabo badukunda, nibadukundishe inshuti zacu. Yes. None Asumani, Yes. dufashe va mu isura ya Asumani, jya mu isura ya Chris turebe. Shaka Chris. Ndashaka Chris bonyawe ndiwe koko Chris tubona niwe cyangwa ntago ari we. N'abakunzi bamenye ngo Chris koko twaramubonye. Ndabibwira mama, wamvuyeho. Babwire mama, uwo ni Chris. Madamu Bisaba, sibyo? Turebe nawe twereke uri mu muki. Kuko bakurebaga niwe barebaga cyangwa n'undi muntu. Nabaye hagati. Ibyo ni ibisanzwe. None se sheri, urabona ubu buzima tuzabamo tukageza byari mitware.
reba uriya mubyara wanjye ahora ambwira ngo ndi umukene, ngo njya mu rugo iwe ngiye ngo kuvuga ubugambo, ariko biranagaragara. Nese ubundi wa mugani guhera ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere niwo uba umutwaye. Ikigaragara rero ntabwo abifata nk'akazi, ahubwo we abona ko nyine aturenze. bari bamuhaye abasha kwifingamo neza fresh, aba yoroheje azimana, nubwo ari umukene ariko afite ukuntu abigenza. Nawe urakoze cyane. Tugeze kuri Sundiata iri kumwe niwe Sundiata tubona cyangwa ntabwo ariwe? Nawe ufite amasegonda byibuze nk'icumi. murakoze. ubu noneho ugiye kubereka Sundiata. Yego. sha Jose mara yanjye subu kubera icyo udaheruka kunsura we, uzi amakuru ngiye mba nkufitiye? Hano mba mfite story za mabuja, mba nakubuze ngo nziguye. Wagiye uza koko nkakubwira ibintu biba biri kubera muri uru rugo. Mani ntukajye utindagira umpamagara no kuri telefone, ngiye nzajya nkubwira, kuko nyine mani biba byancyushyemo, biba byandenze. Murakoze cyane Sundiata. Kuko kamubaza akantu gato. Abakozi mu rugo bagira amagambo cyane bavuga gusa biraho ngaho. Ntabwo wenda twavuga ngo ni bose, ariko bitewe hari abakozi batajya babona umwanya wo kugenda, ugasanga nyine n'uwo babonye bahuye n'abakozi bagenzi babo, baba bafite ibintu byinshi bagiye babika, ubwo rero uwo mwanya bahuyemo niwo mwanya wo kubivuga. Niyo mpamvu rero nyine baba bafite amagambo menshi yo kuvuga. Batiri cyagenze. Umva byatari. Murakoze cyane. Reka tubashimire mwese mwafasha akanya ko kureba kino kiganiro. Dushimira ikigo cy'ishuri cya Manique bita ngo Iwacu Kwishyiga. Turabashimiye mwese mwafashe umwanya wanyu mukurikira kino kiganiro cy'abakinnyi ba filimi bari ku ishuri rya filimi, bari ku ntambara ikomeye ya sinema nyarwanda. Twabasuye tubona imvune yabo nuko ibyo basabye bakorera. Dushimira ikigo cya Manique cyigisha filimi cyitwa Iwacu Kwishyiga, n'abarimu babo cyo bose ikigaragara ko bari mu kazi, nabo bigisha babitweretse, ndetse sinaha gusa naho bari ntandi hose bagiye bahari. Mwakoze cyane rero, icyo mugomba gukora rwose mukidukorere, ubufasha mufite mu buduhe ko filimi ziravuna, kandi natwe bidufashe kugira ngo ubushobozi dufite, inkunga dufite, ibyifuzo dufite, inama dufite tuzibahere ku gihe. Ikiganiro cyacu nagaruka. Ciao.